mudahwema kudukurikira ku muryango wacu, umuryango Abeza TV na Profete Mazimpaka. Amahoro y'Imana bane namwe mwebwe mudukurikirana muri mu bihugu bitandukanye, cyane cyane dushuhuje abantu ba hano mu mujyi wa Kigali, muri utu turere dutatu Kicukiro, Gasabo ndetse na Nyarugenge. Amahoro y'Imana bane namwe, ndetse tutibagiwe n'ab'imahanga bakunda kwitigota amasimbi muri Amerika, mu Bwongereza, muri Canada, Tanzania, Burundi ndetse n'Ubugande n'ibindi bihugu bitandukanye. Imbere yacu rero murabona hari umupasitorokazi, cyangwa se numva mu rurimi rw'ikizungu bavuga ngo ni aposo. Turagushuje amahoro y'Imana bane nawe. Amahoro y'Imana namwe bane nawe. Turabona rwose wabyambariye, tumaze iminsi tukumva mu buryo bugaragara, uburyo nambaye byonyine bishobora kwica abadayimoni, kandi namaze kumenya amakuru yuko abadayimoni bose batirukanwa n'amasengesho. Hari abadayimoni birukanwa nuko umuntu ahagaze gutya umeze, nta muntu wakureba ngo ayoberwe ko ufite amavuta. Ndagira ngo banze wibwire abantu badukurikiye. Murakoze. Muzima busanzwe ndi umushumba, nitwa Pastor Sela. Nkaba ndi umubyeyi w'abana benshi, ari abanjye b'umubiri ndabafite, ari na mwuka ndabafite. Hanyuma nawe ukurikiye cyangwa se nawe ugiye kuzambona uyu munsi, Imana yemeye ko nge nawe tuba connected, tumenyana kugira ngo nkubwire ko ubuzima bwawe n'ubwanjye Imana ibuhuje, Imana yakora igitangaza. Amen. Ndumva uri mu mavuta koko ya gishumba. Ndagira ngo banze uragize abantu Imana bagiye kumva ubutumwa uzanye message. Abantu rero ndabizi neza ko muri iyi minsi nari mfite amakuru ko amavuta yawe ari hejuru, niyo mpamvu nanjye nagushakishije kugira ngo ndebe uburyo uhagaze, ariko sanze byonyine n'imyambarire n'ukuri muravuga biranyereka ko amavuta y'Imana muri wowe asendereye. Ndagira ngo wanze usenga Imana, hanyuma utugezeho ubwo butumwa Imana iguhaye muri uyu mwaka mushya. Data mu izina rya Yesu, Imana y'amahoro, Imana y'ubutware, Imana y'ibyiringiro, se umwami wacu Yesu Kristo, uyu wabambwe ku musaraba Igorogota kugira ngo wowe ubeho nanjye mbeho. Uyu niwe duhamagaye muri aya masaha kugira ngo yururuke ahagarare hagati muri twebwe. Hari impamvu Imana yahagurukije ivuga butumwa kuri izi online TV kugira ngo wowe ubahoke nanjye umgire imugisha nkugiriraho. Ndasenze muri aya masaha kugira ngo Nyiringabo uyu utumweho n'iri jambo, uyu hamagaye kubwira ijambo, uyu ushatse ko uyu munsi tumenyana, uyu ushatse ko uyu munsi agira ibibende bimukurwaho, reka unkoreshe Nyiringabo Imana. Ndasenze muri aya masaha kugira ngo abarwayi babahoke kubwira ijambo. Ndasenze kugira ngo kubwira ijambo abari bashonje bagira ibyiringiro byo kuzarya. Ndasenze kugira ngo kubwira ijambo abari bamaze igihe barabuze akazi binjire mu kazi. Ndasenze kubwira ijambo kugira ngo ingo zari zigiye gusenyuka zongere zubakwe mu izina rya Yesu. Ndahamagara Imana ku buzima bw'abari ubwoba, ndahamagara Imana ku buzima bw'abari bagize abari babuze ibyiringiro, ndahamagara Imana ku babyeyi bamaze igihe mutegereje urubyaro, ndahamagara Imana ku bana bari babuze ubwenge, ndahamagara Imana kuri wowe wari umaze igihe uri mu bukode, umaze igihe uri mu bukode wabuze uburyo bwo kwishyura ubwo ukodesha. Ndahamagara Imana ku bwawe, ndahamagara Imana ku bantu mwari mutinze ku butayo, wari uhagaze igihe kinini ku musozi, wari wihebye uzi ko Imana itagikora. Reka nkubwirire ijambo, Yesu ko yari ari kera n'uyu munsi niko ari, imirimo yakoraga kuva kera n'uyu munsi aracyakora. Ndakubwira ngo izere Imana, wizere Data, wizere n'umwana wayo yatumye, wizere Mwuka Wera waragijwe akuri iruhande. Ibi byose biraza gukoreka mu izina rya Yesu. Mpagaze mu butware mpabwa n'ijuru, ndatura gukomera ku buzima bwawe. Mpamagaye Imana y'ibyiringiro aka kanya. Mwami bohora iki kirere turi gukoreramo, iki kirere ndagifashe mu izina rya Yesu. Mpamagaye umuriro w'Imana ngo gota aha hantu, ntihagire imbaraga mbi zigutera. Nge nawe ugiye kumva iki kiganiro aho uzaba wicaye hose, mpamagaye umuriro w'Imana kugira ngo uzatwike ibyishushanyo
ku buzima bwawe. Umuriro w'Imana uzahagarika ibyiyoberanya ku buzima bwawe. Umuriro w'Imana uzahagarike ibigendagenda ku buzima bwawe, ibyo bigusobeje inyuma. Ndaca imigozi ya karande ku buzima bwawe, ndasenya imigozi ya karande ku buzima bwawe, ndagucomora mu bisekuru bya kera. Ibi biri gutuma uhinga abagasarura, ibi biri gutuma ukorera ubutunzi bikanyaga. Ndahamagara imbaraga z'Imana zikubahareza ubutunzi. Dore umaze igihe kinini warashatse kubyara biranga, mpamagara imbaraga zibohora. Ndakubohora aho bakuzirikiye, ndagukura kuri izo mbaraga izari zigukereje. Erega niyo wagwa mu rwobo, imbaraga z'Imana zikagusangayo, zagukurayo nta kirakurirayo. Imbaraga z'Imana zagukurayo, imbaraga z'Imana zagukura mu bugumba. Ndabizi, nizeye imbaraga z'Imana. Izerane natwe muri aya masaha. Ndakumva Yesu mwiza wakoze imirimo n'ibitangaza ku bana bawe. Niwe twiringiye muri aya masaha, niwe duhamagaye muri aya masaha. Erega Yesu wabohoye abantu umunsi wari ku musaraba i Golgotha. Wasize uvuze ijambo rikomeye, uratubwira ngo ndagiye nsubiye kwa Data, ngo ariko nimunyizera mukizera n'imirimo nakoraga, ngo namwe muzakora imirimo iruta iyo nakoreye mu isi. Haleluya. Mpagaze mu butware bw'Imana aya masaha. Waba ufite icyifuzo ushaka ko dusengera, ntuzatinya guhamagara, ntuzatinya kwizera ijambo ry'Imana, ntuzatinya ko Imana ikivuga iracyari kumwe natwe. Imana iracyakorera muri twebwe, kandi Imana iracyahamagara abantu. Reka nkubwire ijambo rikomeye. Yego benshi baraguye, abandi babivuyemo, abandi barabivanze, ariko reka nkwibutse ijambo rikomeye. Haracyari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali. Haracyari ubwoko bw'Imana butariyanduza. Haracyari abantu Imana yizigamiye. Haracyari abantu batariyanduza. Haracyari abantu bakiri ku murongo w'Imana. Ndagushimiye Imana kugiye guhagararana natwe muri aya mavuta. Ndagushimiye kugiye kuvugira muri twebwe. Ndagushimiye kugiye gukorana natwe. Ndagushimiye kugiye kudutuma. Turakwemereye muri aya masaha, tukubereye igikoresho Mwami Imana. Ngaho vugana n'ubwoko bwawe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Iri sengesho ko numva rifite imbaraga zikomeye. Iri sengesho ko numva rishobora kuba hari ibintu rishenye mu isi y'umwuka, rikaba hari ibindi ryubatse ku bantu batandukanye. Numvise ukiramo abagiye batwite, abazinzwe, abantu bafite inyatsi, abantu ba ingo zari zisenyutse. Numvise ukiramo ibintu bitandukanye. Ibyo bintu iyo urimo urasenga ayo magambo urayumva cyangwa ni amagambo ubusangamo? Ubundi iyo umuntu ahagaze ku musozi ari gusenga, ni umunara uba uhagazeho, aba ari muremure. Hari ibintu abantu babahagazemo igihe kirekire, abo usengera, abo bana nabo, abo wumva, abo Imana igutumaho, abo ijwi rikongorera, abo bose uba ugomba kubasengera, kuko umunyamasengesho mwiza aba agomba gusengera abandi kugira ngo basubizwe. Kandi ndakubwiye wowe ugiye gusengerwa, Imana igusubize cyangwa igutabare, igutabaye. Hari abantu baba bamaze igihe kinini ku musozi Prophet, ugasenga ariko ukabona gusubizwa byaranze. Hamagara umuntu wabisigiwe agusenyere, kuko uriya muntu wasizwe Imana baramuhaye imbaraga zo gusenya, kubika, kurimbura, kumenagura. Uwo muntu aba afite amavuta adasanzwe. Ibyo rero ndabyemera, ariko hari ikintu abahanuzi barimo baregwa muri iyi minsi. Barimo bararegwa ko batanga nimero kugira ngo bajye basengera abantu. Bashumba benshi ngo barabikora, abapasitoro, abarimu, abaprofete, ngo mugashyiraho nomero hano kuri YouTube channel, hanyuma babahamagara ukajya umubwira ngo ndaje. Ibyo bintu byari bikwiriye? Erega ibyo bintu tumaze igihe tubisobanura abantu bakurikira ku muryango wa Abeza TV. N'abatarahakora, abantu mukurikira Prophet Mazimaka, muze kujya kuri Abeza TV, mujye mudukurikirana, tugira ukuri ku ijambo ry'Imana. Rero niba uzi ko uri umukristo cyangwa se uri umwana w'Imana, uri umuntu ugana mu bwami bw'Imana, reka nkubwire, ntabwo ijambo ry'Imana ari ikiguzi, ntabwo ijambo ry'Imana barigura. Icya kabiri, niba uhamagaye umuntu ngo agusengere ukumva abaye impamvu cyangwa se abaye
wabaye victime yo kutagusengera kuko bishakaga, bigutera imbaraga zo kwambara uvuge ngo nanjye uhereye umunsi ngiye guhamagara Imana kugera ku rwego Imana ikiza, nanjye ku rwego abantu bazajya bampamagara nkasengera abandi. Erega nta muntu muto ni ku Mana, nawe waba umuto ni ku Imana, nawe wasengera urugo rwawe, wasengera ubuzima bwawe. Njya nshimira Imana kubera ko mwene warahera waratabutse kugira ngo twese twigerereyo, ariko niba wumva imbaraga zawe zikeneye undi muntu wagufasha, Bibiliya iravuga ngo abantu uzamenyera ku mbuto bera. Niba kwerera imbuto ya mbere mu gihe urakakwerera indimu, uwo muntu uracyamukurikirana umubaza iki? Kandi icya kabiri, reka mpugura abantu, mureke kwikururira umujinya w'Imana. Ntabwo abakozi b'Imana ari ibisambo. Reka nsubiramo iki kintu, mureke kwikurura umujinya w'Imana. Ni ukuri umukozi w'Imana yakosa, ni ukuri umuntu w'Imana yatana, ni ukuri umuntu w'Imana yakora, ariko wibuke agaciro Imana yamuhaye. Basi nawe ugendera ku gaciro Imana yamuhaye, ukagendera nawe ukamwe, kuko uyu munsi wa none ntabwo uzi ibyo uzikururira umunsi yatuye ibibi ku munwa wawe. Bibiliya iravuga ngo icyo muzahambira mu isi cyose mu ijuru kizaba gihambiriwe, n'icyo muzahambura mu isi mu ijuru kizaba gihambuwe. Ibaza umunsi uzaba urimo urashogozanya n'umukozi w'Imana yahamagaye. Ibaza umunsi uzaba urimo gutongana n'umuntu Imana yasize amavuta. Ibaza umunsi azaba asohoye umuriro waka mu kanwa ke arimo aravuga ngo ndakuvuga. Ndabizi neza yuko umukozi w'Imana yaguhesha umugisha, kandi kabiri ndabizi neza ko umukozi w'Imana yaguhesha umuvumo. Ibyo bintu birashoboka. Ni cyagiye cya Dawidi na Sawuli, yaravuze ngo ntabwo natinyuka gutunga urutoki umuntu Imana yimikishije amavuta. Hari abantu ibyo batabitekereza. Ikindi numva gashaka kuza kukubaza nk'umushumba w'umubyeyi mwiza, abantu bamwisanzura hari benshi, buriya ntabwo ari kimwe uko abantu bakwisanzuraho, ntabwo ari kimwe bisanzura no kuba profete b'abagabo. Nk'ubu hari ibintu umugore yaba afite by'ibibazo adashobora kumbwira ko yakwegera we mugenzi we akabikubwira. Hanyuma muri izi nama mugira abantu nk'ingo ziba zigiye gusenyuka ari z'abakozi b'Imana bitwa ko basenga, abo bantu mwabagiriye nama? Reka mbwire, Satani nta hantu atarasa umwambi. Nta hantu Satani atarasa umwambi, nta rwego na rumwe umuntu yagira ngo Satani ye kutamurasa. Na Yobu yari umugaragu w'Imana, Imana imukunda cyane, ariko Satani aramusaba. Rero inama natanga, niba uri umumama ushaka dusengana, ndahari rwose, mpamagara dusengane, mpamagara tujye inama, nzakuzamura, nzaguheka, tuzagenda ku musozi wa kure, kandi ndakubwiza ukuri ko tuzasengana. Ndahamya ntashidikanya ko umunsi uzaba wagize igitekerezo cyo guhura nanjye niwo munsi Imana izaba guhamagaye. Kandi nubona ikiganiro cyanjye cyangwa se ukabona isengesho ryanjye ntaho byakugeza, ndahamya nabwo ko ntabwo Imana izaba yangize umuyoboro wawe kugira ngo dufatikanye gusenga. Ariko reka mbwira abantu, turi mu bihe bigoye. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, turi mu bihe abantu bacitse intege zo gusenga. Niba uzi ko udashobora gufata isaha, amasaha 2, amasaha 3 uri mu cyumba wenyine uhamagara Imana, menya ko wacitse intege. Mpamagara rero ngiye dufatane amasaha 2, ayo masaha 3, duhamagara Imana ku buzima bwawe, twumve icyo Imana ivugana nawe. Hano mu mujyi wa Kigali dufite abashumba benshi b'abamama, ariko bamwe bigenda bivuga yuko bagiye batana bagata inzira. Amakuru maze iminsi ntohoza cyangwa se nshakisha, hari amakuru avuga yuko abantu benshi bakuyobotse, urimo uragenda utwara abakirisitu b'abandi kubera ngo amavuta bakubonamo, urimo abantu bose ngo bakuyobotse. Nabaje se ni umuntu wahamagara amaza runaka, se namubona gute? Nomero yiwe ndamugani rwose, wamubona birashoboka, muha nimero yawe. Ariko ndamaza ntisura mushakiki, arambwira ati arimo aragenda yubaka imitima y'abanyarwanda ndetse n'abatuye isi, arimo aragira abantu inama. Hanyuma arashaka kubaza mubigenza gute kugira ngo abantu babiyumvemo kugeza ku rwego baca n'ahandi bashaka nimero zanyu. Ibintu bimeze nka karande, abantu ni ibibazo bitandukanye numvise ntashobora gusobanura, bagiye bambwira usengera. Mubigenza gute? Urumva ikintu cya mbere ni ukubaka icyizere mu bantu, icya kabiri ukabinyangamugayo. Mu bintu byose nkora ndi inyangamugayo, mparanira ko nta kwandavura, mparanira ko nta sebya wangiriye icyizere cyangwa se yambona ko ntari nshobotse kuko yayobye. Rero ndagerageza nkubaha umuntu uwo ari wese duhuye. Rero nahuye n'abantu benshi, abari muri Amerika, abari za Canada, abari za Toronto, abari mu Suisse, hari n'abari muri France, bose twarasenganye, dufite
urukuta rukomeye rwo gusenga kandi duhamagara Imana. Reka nkubwire profe, abantu baracyavugana n'Imana, ivuga ikivugana natwe ikidutuma ku bwoko bw'Imana. Twasengeye abantu benshi bari bagiye gusenya ingo zirubakika. Nagira inama muri iki cyumweru, ngira inama ingo ebyiri mbona zirubakitse, ndashima Imana. Rero nawe ntaba ari wowe, n'ukuri reka nkubwire, hari indwara bita agahinda abantu mutazi ko murwaye. Niba ufite indwara y'agahinda gakabije, agahinda ko kwigunga, hahandi wumva ufite amarira, wumva wahamagara Imana ariko ukabura uhera, mpamagara ndaguha umwanya wanjye w'isaha 2-3 duhamagara Imana. Kandi Imana irabohora ubuzima bwawe, irabohora urugo rwawe, irabohora abana bawe, abawe bose barabohoka kubwira isengesho mu izina rya Yesu. Nta kindi rero ibanga ni iryo, no gusenga kandi tubikunze tubishyizeho umutima, tukagira umwanya munini wo gusabana n'Imana no kwiyunga n'Imana. Murakoze. Ifite ikindi kibazo kimwe kugira ngo ugisubize, hanyuma utange nimero abantu baguhamagare bafashe, kuko abantu babuze umuntu baha umwanya. Hari ukuntu umuntu azababaye wamugana akaguhungira afite umubabaro n'agahinda, ariko ntumuhe umwanya akagenda avuga ko abantu basenga ari abanyamitwe bitewe nuko nta mwanya wize gute wamuhaye. Ikibazo cya nyuma mbaza kiragira kiti, ese nk'umuntu washaka gusengana nawe yaguhamagara kuri telefone, ese wamuha aderesi y'ukuntu mwahura? Kuko hari abantu bavuga bati ndumva nta kwatura no kuri telefone, aba akeneye kuruhuka ibyamubangamiye byose, akavuga ati mbonye umubyeyi Imana izanye hano kuri izi mbuga nkoranyambaga ariko ndabona ari muzima, reka musange, ukaba nk'imva bahambamo ibyabo. Kandi koko ni amakuru menshi nagiye numva, abantu benshi barimo kuruhuka, kandi ni mwebwe mukenewe muri iyi si, ni mwebwe mukenewe muri iki gihe, buri wese agira umumaro mu gihe kiwe. Abo bantu wabafasha iki? Urakoze. Hanyuma reka mbamare impungenge aho waba uri hose, ubwitange n'ubushake bwo gukora Imana yaraduhamagaye, turahari kugira ngo tubasengere. Aho waba uri hose, byadusaba gufata indege, byadusaba gufata bisi, byadusaba gufata kuza tugagusengera aho uri, waba uri mu Rwanda, uri hanze, waba uri umukozi w'Imana ushaka kuduhamagara ngo tuvuge ubutumwa ku itorero ryawe, turahari, turi mu murimo w'Imana. Umurimo w'Imana urakomeje. Hanyuma nawe ushaka ko dusengana kuri telefone cyangwa ushaka contact zacu nazo zirahari, ni akamenyetso ko guteranya 25 078 4-7-3-4-5-1-6. Muramwumvise, ni umushumba w'Imana wasizwe amavuta. Muramubona ukuntu ameze, icyubahiro cy'Imana kimuriho, ubwiza bw'Imana bumuriho, ineza y'Imana imuriho. Mu by'ukuri harimo abatarakubona bagiye wenda kugira umugisha, Imana izabafashe nawe bakubone, nabo bakubone baruhuke. Ubwo uko bimeze ni gutyo, abahaye karibu. Wamujyana hehe, waba uri Burayi, bya bidashoboka ko muhura ukoresha telefone birashoboka. Amavuta mbona ahagazemo ntabwo ari ngombwa cyane ko muhura, ariko munabaye ngombwa ukumva ko mwahura, aguhaye umwanya, ibyo ngibyo birashoboka. Ndagira ngo usengere abantu rero, hanyuma ndumva bihagije. Imana iguhe umugisha, tuzongera tuganire. Sabira abantu umugisha, abafite ibyishimo, abafite umubabaro, mu bihe byose tujye dushima. Ndagira ngo basengere. Imana ya Isaka na Yakobo, Imana ya Pastor Sela, Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru yitwiringiye, Imana yari mu ijuru n'isi, uri Imana yacu bwite, twari imbere yawe Data. Turasenze muri aya masaha kugira ngo uheshe umugisha ubwoko bwawe, abakurikiye iki kiganiro gihembura imitima yabo, abari bafite umubabaro mu mutima bongere banezerwe, abari babuze ibyiringiro bongere basukire ibyiringiro. Kubwira ishimwe rero Data, nanjye ngushimiye kubyumvise, ngushimiye kugiye kubana n'abantu bawe, ngushimiye kugiye gukorana nabo, kandi ngushimiye kugiye kugendana nabo. Amaraso yakabatwikira, batsindira umwanzi sekibi, batsindira umubu bananiza, bahambura aho babahambiriye. Kandi Data ndakwinginze ngo ububakire ingoma ikomeye, ububakire ubuturo bukomeye. Kandi Data ndakwinginze ngo bashyire imbehe imbere, wongere ubagaburire, wongere ugaburire abantu bawe. Dore abantu bari bishwe n'inzara, dore abantu bari bishwe n'umwuma, dore abantu bari kugenda basinzira, bari gusinzirizwa n'inzara n'ibibazo. Ndakwinginze kugira ngo wongere ubahembure. Tawi enemado tayini minianse jezimora controle. Nukomeze aba bantu mwami, nukomeze izi ngeri zose, nugenderera aba dore abasore babuze uburyo bubaka ingo kubera ko Data nta bushobozi bafite, abakobwa bahezi wabo kubera ko nta bushobozi
abasore bawe akabajyanye wabahaye. Data nasenze kugira ngo iyi krize nigende ishira mu rubyiruko, iyi krize nigende ishira mu bana b'Imana. Ndasenze muri aya masaha kugira ngo usukire amazi ku bantu bari bumye, ku bimera byari bibuze guhumeka. Ndakwinginze mwami Imana, ngaho numanukire muri twebwe, uheshe umugisha twebwe ubwacu, kandi uheshe umugisha n'abazadukomokaho. Amashami turi kugenda twaguka, abari kumenyana natwe ubaha umugisha, abari hirya no hino ku mugabane w'isi ubahesha umugisha ku bwacu. Urakoze. Cyubahiro ni cy'Imana, gukomera no kw'Imana, umugisha no wacu, tuhabwe nkabera bose. Amen. 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 Ibiganiro byacu nakagaruka